Muraho bene data, reka twongere dusuhuzanye kandi dushimire Imana ko iduhaye igitondo n'ubundi cyo guhumeka, ikaba iduhaye wikende. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, ejo azaba ari ku cyumweru twinjiye muri wikende. Niyo mpamvu naguteguriye ikiganiro cyiza kuko ijambo rirambwira ngo abibutse Uwiteka ntimugacogore, ntimukamuhwemere. Ndagira ngo nkubwire ko twabonye ikiganiro cyiza, shimira Imana, twabonye ikiganiro cyitwa wikende n'Imana. Uribaza utese kubera iki haje ikiganiro cyitwa wikende n'Imana? Wikende hari abantu benshi batagira n'umunota umwe wo kwibuka Imana, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Hari uwakumva ubusore akagira ngo ni umuntu mutoya gusa ubwirwa. Turaje turebe muri Matayo ibice 9 umurongo wa 4, abantu bari kubwirwa ko no muri wikende bagomba kwibuka Imana aba ari bo. Turabibona, nawe uraza kwisangamo niba uri umusaza, niba uri umukecuru. Impamvu y'ikiganiro rero wikende n'Imana ni uko nitegereje nkasanga abantu benshi bahera ku wa mbere biragiza Imana, bagiye mu kazi, bagiye gupagasa, bagiye isafari, bagera ku wa gatanu bakavuga ngo no stress, bakarambika akazi. Hari abakagira karangira ku wa gatanu bakakarambika, bamara kukarambika bakajya isafari yo kwidagadura, bagafata za mayodobe, bagafata imyenda runaka bakamanuka, ngabo Rubavu, ngabo Kingfisher, ngabo mu Bugesera, ngabo hehe, ngabo hanze za Dubai n'ahandi ku mucanga, ngabo kuri Muhazi, ahantu hatandukanye nawe urahazi. Abandi bakaryama bakamariramo volume, bakavuga ngo bari kuruhuka. Ariko mwene data, naje kukubwira ko iki kiganiro cyajya kigufasha kuruhuka wumva n'Imana, gukomeza kumva Imana, ugaha Imana umwanya. Umubiri wo ukuntu uteye uhora udusaba ibitunezeza gusa. Wanyemerera mu mupira ugiye kureba w'igikombe cy'isi cyangwa utandukanye hirya no hino, iki kiganiro nibura ukajya ucyumva, ugatega amatwi ijambo ry'Imana ryitwa wikende n'Imana, iminota mikeya guhaye karibu tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 9 ku murongo wa 4. Ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 9 ku murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Akira ijambo ry'Imana, Imana niguha umugisha. Hano Imana iratubwira ko igihe cyose dukwiriye kugira iminota 10, 20 bitewe n'uko umwanya uha Imana ungana wo kuyibuka no kuyihamagara. Aha ni Yesu wabibwiraga abantu ngo umuntu ajya agira amanywa akagira nijoro. Amanywa rero nk'uko nabikubwiye mvuga ijambo ryo mu mubwiriza kare, rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ubusore bwawe bushobora no kugereranywa n'amanywa yawe, ubusaza bwawe bukagereranywa n'ijoro ryawe. Uti gute? Ku manywa ni igihe ugishobora kubyuka ukicara ukambara za kabutura nakubwiye na za kontreshoke na za godi ukajya gukina, ugasimbuka file, ugatera ibiro muri volleyball babyita smashing, ukajya muri basket ukamarika, ugatera za dunk, that is good. Ndetse ushobora no kwirukanka umwatlete ukajya muri siporo, ushobora kujya ku mucanga wasohokanye n'umuryango wawe n'ibindi bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ko kwibuka Imana kuri ayo manywa ari byiza. Uti rero bwira ryari? Bwira
iyo ka kazi wakoraga nta kukigira bwira, iyo wabuze ya mafaranga yo kukujyana gusohokera hamwe wasohokeraga bwira, kandi iyo washaje, iyo wagize umugisha wo kurama noneho abantu basigara bo bakujyana hanze, utakireba muri smartphone ngo ubone amatwi yawe hari igihe aziba ntuba ucyumva. Umuntu ajya asaza my friend, umuntu yarwara bwakwira uri kwa muganga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikugezeho ngo ntukaburire Imana umwanya. Muri weekend tega amatwi Imana, tega amatwi ijambo ry'Imana, mu mibyizi tega amatwi ijambo ry'Imana, mu kazi, mu mibyizi, igihe cyose niba ugira n'akazi kaba muri weekend bonera Imana umwanya muto uyumve, wumve icyo Imana igushakaho, kuko ntabwo Imana ihagurutse abavugabutumwa nta cyabaye, ibigira ngo ikubyutse. Ni indobaniro bamafi mu nyanja, ibigira ngo ikugarure igushyire mu mwanya, kuko nicyo ijambo ry'Imana rimaze. Hari ubuhamya buto ngiye kuguha. Nigeze nganira n'umuntu dusengana, ni umugabo w'umunyamasengesho, ambwira ubuhamya bukomeye, ambwira ko kubonera umwanya ukaza Imana ikavugana nawe, ukongera ukagaruka, ikongera ikavugana nawe, ari uburyo bwo kuburana no kugobotora ibyawe mu menyo ya rubamba byari byarafatiriwe. Utese habaye iki? Uyu mugabo afite abakobwa 5 akagira n'umuhungu umwe. Yari yarasenze Imana, rero Imana imubwira ko azabyara abakobwa 5 gusa. Ibimubwira n'umugore bari kumwe bicaranye. Arangije aragenda arabyara, abakobwa 5 baruzura. Umugore amubwira ati dushimire Imana ko twujuje abana Imana yatubwiye, nta wundi mwana tuzabyara. Umugabo aravuga ati ariko ijambo ry'Imana rivuga ko iyo twegereye Imana nayo itwegera, kandi rikatubwira ko Daniyeli hari ibintu atabonye ajya kubiburana, rikatubwira ko Hezekiya hari ibyo yabwiwe nk'umwanzuro w'ijuru akabiburana akabihindura. Imana ishimwe. Nari nshatse kukubwira ngo kwegera Imana mu masengesho no kuyivuga neza, kandi ukongera kuyihamagara no muri weekend igihe abandi babifashe nk'umwanya wo kuruhuka wowe ukagaruka, no ku cyumweru igihe abandi babifashe nk'umwanya wo kuruhuka wowe ukagaruka, kongera ukumva Imana neza, bituma ikugarukaho. Ibintu yari yaravuze ko utazabona nawe ufite ibimenyetso by'uko utazabibona bigahinduka ukabibona. Ishuri wari warabuze waribona kubera kongera kugaruka imbere y'Imana. Urubyaro wari warabuze wakongera ukarubona kubera kugaruka imbere y'Imana. Ubwishyu wari warabuze bwa banki igihe cyo guteza igipangu cyegereje wakongera ugatabarwa bukaboneka. Ngo Daniyeli niko yabigenje, yarategereje ibisubizo, araheba arongera ajya gusenga. Agiye gusenga marayika amugarukaho. Mugabo ukundwa humura, kuko guhera igihe watangiye guhamagarira ijuru gusengwa kawe kwarumviswe, ahubwo hari ibisubizo utabonye. None nje mbikuzaniye. Uyu ni Gaburiyeli wamuvugishaga kandi abizanye. Uwo mugabo rero yabonye ko n'umugore we yiyakiriye. Hari ibintu bijya biba n'Imana ikabivugaho namwe mukiyakira. Ariko Yesu yabwiye abo kwa Mariya na Marita na Lazaro, arababwira ngo ninjye kuzuka n'ukuri n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Nta kintu gipfa imbere y'Imana rero ngo birangire. Amasezerano utanayahawe yahabwa n'abana bawe n'abuzukuru, ahubwo ongera wibuke Imana. Muri iki kiganiro cyitwa Weekend n'Imana, nongeye kugukangura ubwonko n'umutima n'ingingo n'inyama n'amaraso, kwibutsa ko igihe cyose tugomba kwibuka Imana. Haleluya. Uwo mugabo rero yaragiye ngo asenga amasengesho umugore atabizi. Arayasenga, ayita kujuririra umwanzuro Imana yari yaramuhaye. Arasenga, ayasoje Imana ivugana nawe iramubwira ngo kuko wajuriye nguhaye umwana w'umuhungu. Wari uzi ko kuba imbere y'Imana igihe kinini, rimwe na rimwe nawe ukaza uyitunguye? Yari yaramenyereye ko buri wa gatandatu ari ukujya koga gusa. Yari yaramenyereye ko wowe buri wa gatandatu ari ukujya muri siporo gusa no kuryama. Yari yaramenyereye ko buri wa gatandatu ari ukujya kurya ifiriti n'ibindi. Ikabona uyitunguye usenga mu kiganiro nk'iki Weekend n'Imana n'ibindi bitandukanye bituma Imana ikugarukaho. Uzi ko yagiye akicecekera ntirirwa nabibwira umugore iby'Imana imubwiye? Ubujurire bwari ubw'uyu mugabo. Hashize iminsi agiye kubona abona umugore aratwite, aramubwira ati iyo nda utwite uzayibyaramwo umuhungu. Ibi ni ibintu byabaye rwose. Uyu mugabo ni inshuti yanjye, atuye hano muri Kigali.
umugore aramubwira ati ese ibyo ubikuye? Aramubwira ati ngiye burya nasenze amasengesho yo kujurira, byarabaye, umwana baramubyara. Reka nkubwire dusoza, gusenga Imana ukongera ukagaruka babyita kuburana ibyawe ubudatsindwa. Uyu munsi ikiganiro weekend n'Imana nifuje kuguha ijambo ry'Imana ritarenze iminota 10. Reka ngusengere nkubwire ngo kanguka igihe cyose Imana ikubone, muri weekend ikubone, mu mibyizi ikubone, ku cyumweru ikubone, kuko njya mbwira abantu ko hari abantu bajya baba imbere y'Imana, Imana itabazi. Gira ibitekerezo n'umwanzuro wo kudesida gufata umwanzuro ko uri kumwe n'Imana ikagendana nawe ikakubona. Hari igitabo cyitwa Près de l'église loin de Dieu, près des attributions loin de Dieu. Ni igitabo kivuga ukuntu umuntu ashobora kuba mu nshingano agakora akazi neza ndetse agakora n'imirimo itandukanye myinshi mu rusengero ariko Imana itamubona. Jya ugira iminota nk'iyi dufashe, wegere Imana, wongere kuyibwira uri wenyine, wongere kuyitekerezaho uri wenyine. Numara kuyitekerezaho ujye kurepeta, maze gusenga iryo sengesho ryitwa njyenyine. Fata ikiganiro weekend n'Imana, fata ubundi buryo bwose bwakwegereza Imana. Kanguka, we muri korali Imana ikuzi, bo mwitorera Imana ikuzi, we mu ikipe ukinamo ku cyumweru nako kuwa gatandatu n'ikindi gihe Imana ikuzi, usimbuka akagozi Imana ikuzi. Reka kuba umuntu gusa usengerwa gusa, ahubwo jya ufata umwanya wumva ijambo ry'Imana urisengeremo. Reka dusengere mu ijambo rivuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye, kugira ngo imirimo dukora mu rusengero Imana izayibuke, akazi ka leta dukora neza Imana izatwibuke, imiryango twitaho Imana izatwibuke, ariko kandi no kuri ranking cyangwa marking y'ibyo dukora turi twenyine Imana ntizatwibagirwe kubiduhembera. Mana turagushimiye muri iki kiganiro weekend n'Imana dutangije, uzabane natwe dushoboze kugitambutsa buri weekend, kandi abacyumva kizabahindure. Abantu bumve ko gusenga ari ukuburana ibyabo, abantu bumve ko gusenga ari ukujurira ibyabo byabuze, ariko kandi n'ubifite bidafite ikibazo, burya gusenga ni ukubishingana bigakomera. No mu busaza ku mugoroba we umuntu akabaho, agasaza akibona, agasaza cyumva ijwi ryawe, agakomera. Twirukanye umwuka w'uburiganya ku bantu, abariganywe umwanya wo gusenga weekend bakayigira iyo kwinezeza gusa. Turasenze kugira ngo ubumvishe ko bakwiye kuba imbere yawe, abari imbere yawe nabo bakomereza amaboko, babe imbere yawe ubizera, ubabona, ubashima. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, komeza kutugirira neza none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Imana ibahe umugisha.